ushaka gucisha umwana wawe wibyariye akaguru. Iyo nkuru ni ukuri? Ni ukuri. Kubera icyo ushaka umwana wawe wabyaye umuca akaguru? Nabaga mu bitaro nkamuhamagara nkamubwira ati wampaye amafaranga yo kwishyura, rimwe na rimwe akayama ubundi akayanyima, akajya avuga ati se ubundi uwo mwana azakira, ati n'ubundi mwihorere mute mu bitaro wigendere, ati n'ubundi uwo nguwo ntabwo nakwirirwa mutaha amafaranga yanjye, kuko hari n'igihe yigeze gupfa, arapfa ku munota wa nyuma. Yes, tubahaye ikaze rero abakurikiye Legacy TV. Uyu munsi ndi kumwe n'umumama. Mama, numvise inkuru yawe mu minsi ishize, numva ko ushaka gucisha umwana wawe wibyariye akaguru. Iyo nkuru ni ukuri? Ni ukuri. Kubera icyo ushaka umwana wawe wabyaye umuca akaguru? Mpamvu ushaka wamuca akaguru, yavutse afite kano kaguru reba kamugaye, naramuvujije mu bitaro bitandukanye bavura ubumuga, baza kumbwira yuko impamvu wagaca ari uko nta gufwa rya ruseke afite akagufwa kano koroshye, niyo mpamvu akaguru bashaka kuzagaca bakamuha toroteze akabasha kugenda. Yego. Hanyuma se ubundi iyo mazina yawe witwa nde, utuye hehe, umwana wamubyaye ryari? Amazina yanjye nitwa nyina w'umuntu Solange, ntuye mu mudugudu wa Giheka, akagari ka Kagugu. Umwana namubyaye mu kwa gatanu 2020, yavutse mu kwa gatanu tariki 29 muri 2020. Hanyuma abaganga bamaze kukubwira ko igisubizo ari ukumuca akaguru, wabyakiriye ute nka mama? Njyewe bitewe nuko nabonaga kuba yarinze agira amezi 6 atarabasha kwicara, ari umwana muranryamishije, ubwo ngira ngo afite n'ikindi kibazo cyo kuba yenda umugongo udafata utawukomeye. Barambwira ati umugongo nta kibazo, ahandi magufwa ni mazima, ikibazo ni kano kaguru. Barambwira ati genda wo murere azashyira yicare, ugenda umwicaje mu bintu azashyira akomere. Hanyuma rero nari nkubajije ni wabyakiriye gute bamaze kukubwira ko igisubizo ari ukumuca akaguru? Ntabwo nabyakiriye neza, nabanje kugira ubwoba, banza kugenda mbitekerezaho, ariko kubera yuko numvaga yenda ari byo, kuko bari bambwiye ko bagaciye yabasha kugenda, banyereka n'abandi bana bagaciye, basha kubyakira. Hanyuma umutware wawe se we yabyakiriye gute? Icyo gihe njyewe babimbwiye yarantaye, ntabwo twari tukibana. Nirukangaga muvuza we yantaye umwana afite amezi 6. Byagenze gute se? Mwarakundanye? Duciremo uko mwamenyanye, uko mwakundanye, uko mwabyaranye, uko yagutaye. Twahuriye i Kigali turabana, tumaje ko twari tuziranye kera muri 2011, biza kugeraho njyewe nsubira iwacu mu cyaro mu Kigali, tuza guhura muri 2019 turabana. Tubanye turabana, ndatwita ndabyara, mbyara umwana umugaye, ariko mbona ntabwo yabyakiriye neza, kubyakira biramugora. Ariko haciyemo amezi 2 umwana aza kwanga ibere, araryanga, tumushyira ku mata, tumukize ku mata aza kugira ikibazo akajya agagara, ubwo nza kumujyana kwa muganga. Mugejeje kwa muganga, ariko yari arimo anaruka ameze nabi cyane, mugejeje kwa muganga bamusuzumye barambwira ngo afite ikibazo cy'umutima, ngo umutima we uba hano hagati, ariko kuba uri hano hagati hariho n'utwenge, ariko barambwira ati utwo twenge ntabwo ari tunini cyane tuzakira. Ngo ndangije kuva afite amezi 3 nari ndi mu bitaro Kibagabaga
ariko umwuka kurinda agize amezi 7. ubwo nabaga mu bitaro nkamuhamagara nkamubwira ati wampaye amafaranga yo kwishyura, rimwe na rimwe akayama ubundi akayanyima, akajya avuga ati se ubundi uwo mwana azakira, ati n'ubundi mwihorere mute mu bitaro wigendere, ati n'ubundi uwo nguwo ntabwo nakwirirwa mutaha amafaranga yanjye. papa w'umwana akubwira ati nimute mu bitaro nigendere. Ariko njyewe pe nk'umubyeyi naramurebaga nkavuga ati nanjye ariko uyu mwana ntago azabaho pe, kuko hari n'igihe yigeze gupfa, arapfa ku munota wa nyuma, muganga araza aramureba abona byarangiye, sinzi umuti yagiye arazana aramutera, hashize nk'iminota 30 mbona arazanzamutse. ubwo ndavuga ati n'ubundi uyu mwana udapfuye ubu ngubu n'ubundi azabaho, ndakomeza mubaho gutyo. Bigeze muri ayo mezi 7 baradusezera turataha. Ngeze mu rugo nsanga umugabo yaragiye, atarigeze ambwira, nsanga ibintu byose yarabitwaye, kuko hari ahantu twari dutuye n'ubundi dutuye igiheka, mageze nyiri igipangu niwe wancumbikiye, arambwira ati buri hano ubwo uzaba ushaka inzu ubemo. ubwo ndangije nyiri igipangu yampaye amafaranga 2,000. amaye 2,000 arambwira ati genda ujye uzunguza utunyanya kugira ngo urebe yuko wazabona yo wishyura inzu mu gihe nakwirukanye cyangwa tutakiri kubana. ubwo nkayakorera nageza nko mu 5,000, umwana akabarongera ararembye, nkabonongeye nsubiye Kibagabaga, nkagenda nkabayo, ariko umwuka ubwo naragendaga bakanansezerera nkabura yo kwishyura, nabura yo kwishyura akazaza nk'abantu bakatwandika, hakazaza nk'abantu bakatwishyura tukongera tugataha. Ndangije nzagura no mu Kibagabaga, turaganira muganiriza ubuzima bwanjye, arambwira ati rero ati icyo gihe bari bansezereye ariko ntafite ahantu noneho undi bwasubire, kuko uwo mumama yarangemuriraga arangije nako yari afite n'umugabo. Arambwira ati rero umugabo ntago ari kubifata neza, ati nuza uzarebe ukuntu wajya iwanyu, wajya hehe, ati simbizi. ubwo ndangije uwo mumama ndabimuganiriza, arangije arambwira ati se inzu ya make wabona nangahe? Ndamubwira ati ni 10,000. ati genda uyishake, numara kuyishaka nuyibona uzaze nzaguha akamatora mbe ngutijije, ugende ubayemo, noneho uzashake ikintu ukora ubuzima bukomeze. ubwo ndangije koko niko nabikoze, mva mu bitaro ndataha. Mageze koko naragiye aho muri karitsiye hari ahantu hari akazu ka chambrette, ndakagenda yamereje 15,000, ndagira nishyura 10,000. ibyo 5,000 nibyo nashyizemo igishoro nkajya ncuruza avoka. ubwo mu gucuruza avoka ndazicuruza, maje kuzicuruza umwana akongera akajya asubira mu bitaro. Yaretse gusubira mu bitaro cyane ariko yujuje umwaka. ubwo ndangije wa mama akageza kunsura akamfasha uko ashoboye kose. ubwo ndangije ubuzima nyine. hanyuma mama warumbwiye ko watashye ugasanga umugabo yaragutaye. ubundi umugabo mwabanye mukundanye, ntabwo wamubwiye neza uburyo mwabanye? umugabo wanjye rero mu kubana pe, njyewe kuri njye naramukundaga, ariko ntabwo nari nzi ko atankunda cyangwa atazakira ibibazo tuzagira tubana. ubwo turagenda dupanga kubana, turabana, ariko nanjye natunguwe no kubona mbyaye umwana ahita ahinduka. yahise atangira kunyereka uwo ari we, atangira guhinduka, mbona yarahindutse cyane pe. wabibonye gute ko yahindutse? yatangiye guhinduka, akajya ambwira ati wowe, ati inzu, namubwira kwezi kw'inzu kwagera kwishyura inzu ukabona arabyanze. yaje no kugeza igihe ansiga mu nzu aragenda. amajije kugenda arongera aragaruka ansigamo njyewe nsigaranye n'umwana, aragenda amara nk'ibyumweru 2 arongera aragaruka. Ndangije rero ndavuga ati uyu mugabo kuko nkibyara n'uyu mwana nawe wabo ntago bigeze babyumva, nabo ntago bari bamushyigikiye kuba yarera uno mwana. Ndangije ubwo sinigeze, hari ikintu ntababwiye, yari umumotari, ariko kuba umumotari iwabo aribo bamuhaye moto ngo ajye ayitwara.
ubwo agakora yishyura moto, ariko moto bari baragiye gufata amafaranga muri banki ariko byaraturutse kuri iwabo, arangije akajya yishyura, akajya akora yishyura moto. Arangije ubwo nyine mama akajya amubwira ati se ko tubona bagiye guteza cyamunara ubundi ubwo buri mu biki. Uruhare runini mbona yarufashijwemo n'ubundi no muri famille y'iwabo, kuko kuva n'uyu mwana namubyara nta muntu w'iwabo umuzi, usibye kumva nyine ngo nabyaye umwana umugaye akaguru, akumva ngo ndi mu bitaro, nuko twibereyeho kuva uwo munsi yagenda nongera kumubona, sinzi nahawe. Ibyo narigiye kubaza ni kuva umugabo yagenda mwari mwavugana cyangwa mwabonana? Kuva yagenda telefone yayikuyeho kurinda igeze n'uyu munsi numva n'amakuru ye, sinanamubona basi ngo azerebe n'umwana uko ameze, cyangwa nta nubwo azi niba abaho cyangwa yarapfuye. Kumuheruka ubwo kera nyine ubuye ntago muheruka. Hanyuma wigeze kumbwira ko umugabo yigeze kukubwira ati uwo mwana ubundi wamutaye mu bitaro agapfiramo, wowe niki cyatumye utamutamo? Umugabo ashaka umutamo ukaza mukibanira n'umugabo, niki cyatumye uhitamo umwana umuragabo ukamera nk'umurezi? Buriya reka nkubwire, umubyeyi iyo wabyaye ntago ngiye nata umwana wanjye, naravuga ati basi napfa mfire mu maboko, basi ngende nzamujyane iwacu njye kumushyingurayo, iyo byanga ko tujya kumushyingura i Kigali. Niko navuga ati napfa basi menye ko umwana wanjye yapfuye. Ni ukuri navuze ati ntago namuta, turanarakaranya cyane, arandakara yambwiye ati ubwo nyine uzamwisimameho ubimenye ntuzongeye kumpamagara unyaka amafaranga yo kumuvuza. Yego. Umugabo aguta gutyo kubera umwana? Kubera umwana twabyaye. Ubu se umugabo aramutse amenye ko umwana utakimufite ubwo ntiyagaruka? Umva simbizi niyagaruka njye ntago namwemera. Nijya kubaza ati ubusa agarutse akagusaba imbabazi akakubwira ko yari yaratekereje nabi, mwakwiyunga mugasubirana? Aya ntago byabaho, ntago byako yarambabaje ibintu yankoreye, ntago byabaho pe. Nahisemo kurera umwana wanjye, nzamurera paka kure. Na umugabo ari numva gushaka nzabitekerezaho nshake, ariko umwana wanjye yarakuze. Noneho umugabo yatumye wumva wanze n'abagabo? Reka ntago wazi umbwira ngo tubane, nahisemo kurera umwana wanjye, abagabo ndabihorera. Ubu nta wundi mugabo washaka? Hoya nawe Imana nimfasha umwana wanjye agakura nkabona aragenze, nzamurera paka. Numva yakubabaje cyane? Yarambabaje bihagije, ntago biba byoroshye nk'umugabo. Abagabo bose hafi ya bose iki gihe niko basigaye bameze. Hanyuma umugabo wawe abaye ari kukumva akakanya, icyo wamubwira? Njyewe ikintu namubwira yuko ibyo yakoze atari byo, kandi n'ahandi hose, kandi niyo mu buzima ubayemo ubasha kwihangana ibibazo byose byabaho, kuko yenda nanashaka n'undi mugore azabyara, kandi kubyara ntabwo ubuze icyo wowe uzabyara. Ushobora no kubyara wa mwana umugaye mu mutwe atazava ahari, wamwihanganira ukamurera agakura. Njyewe rero ikintu namubwira cyananjye nanamugaye, amenye ko mugaya cyane n'ahari hose, umva nta n'umugisha azabona, kuko buri ikintu cya mbere umwana ni umugisha mu buzima bwawe, kuko ntabwo ubuzi wowe mu masaziro yawe ntabwo ubuzi icyo azakumarira. Rero ushobora kwirukira iby'isi ukirukanka ati ngiye ubu kubaho, nawe ari kubwa ahari ntago adamaraye, kuko ntago Imana yamuha umugisha nawe. Hanyuma wigeze kumbwira ko umwana akivuka yabanje kurwara umutima ukajya mu gatuza, yamaze igihe kingana iki ari ku mwuka? Yahereye ku mezi 3, yavuye ku mwuka ari ku mezi ageze amezi 7, ariko ntago ariko bahise bamusezerera. N'ubundi baramusezereye njya mu rugo, ariko byajya kongera ukuntu byageraga ugahumeka nabi cyangwa umutima ugakora siriko, kuko bambwiraga yuko hari ahantu ngo umutima ngo hacu ibibi n'ibyiza, ariko bambwiraga ko byose bica hamwe. Ubwo rero n'ubundi iyo yarembaga cyane bahitaga bamusubiza ku mwuka. Bakuvuga kumusubiza ku mwuka no guhumekera mu byuma, kuko niba bakamwongera umwuka, bamwongeraga umwuka. Ubuzima mu mezi yose? Yarinze agira umwaka n'amezi 2 nibwo yaparitse kujya ku mwuka. Ubu ngubu bagiye kuzuza imyaka 2, mu kwa gatanu azuza imyaka 2, andi mezi yose ntago arasubira ku mwuka.
hanyuma se ubu kano kaguru bagiye guca kugira ngo bagace kuki bataragaca ubundi kandi barakubwiye ko kagomba gucibwa? akaguru nagiye kumuvuza iririma banca miliyoni 2. Bambwiye ko ari miliyoni 2 zisabwa kugira ngo akaguru babe bagaca bamuhe koroteze abashe kugenda. Yego. Ubwo birasaba miliyoni 2. Banumye miliyoni 2. Hanyuma mama, kuki iki kibazo iyo kibayeho umuntu akabyara umwana afite ikibazo abagabo bakunda kubata, ubona biterwa n'iki? Njye mbona biterwa no kutihangana k'umugabo ngo yakire ibibazo by'uko umwana wavutse. Twebwe rero impamvu tubyihanganira ni uko baratwise umwana amezi 9 ukagerekaho no kumugira ku gisebo ko igisebo kirababaza. Niyo mpamvu rero twebwe tubyihanganira. Hanyuma mu gusoza si uyu munsi ubayeho ute ko umugabo yagutaye? Ubuzima bumeze gute? Njyewe ukuntu mbayeho ubu ngubu ncuruza avoka, ndazirangura nkazitara nkagenda nanjye nkazisubiza, nka saa 3 mba navuye mu isoko ntashye mvuye kuzicuruza, nkasubira mu rugo nkagenda nkita ku mwana kuko uyu mwana yavuye ahantu habi, ubu reba arwaye bwaki, aba mu mirire mibi. Hari ahantu njya mfata amata buri wa mbere, hari n'aho babagaburiraga kugira bakure mu mirire mibi, ariko uko bishoboka kose ndagerageza nanjye kugira ngo ndebe yuko yagira ubuzima bwiza. Nahise kuba yararwaye bwaki byaturutse ku burangare bwawe, wenda bumeze neza cyangwa ni ubukene? Njyewe ni ubukene, kuko ari ukuntu umwana mene nk'uyu mwana abatoranye nta peta agira. Ubwo rero mu gutoranya kwe ibyo mbonye namuha, cyangwa yenda no kutabona imbuto za buri munsi, n'ibyo byayenda byatera imirire mibi kubera ubushobozi bukeya. Hanyuma rero hari umuntu ushobora kureba iki kiganiro akumva bimukoze ku mutima akifuza kugufasha, watanga nimero yawe tugasoza? Nimero yanjye ni 0791 42 92 56. Hanyuma ibaruye kuri mazina yanjye? Ibaruye kuri nyina w'umuntu Solange. Ni nako witwa? Ni nako nitwa. Sawa rero reka dusoze nyine ukomeze wihangane. Ubwo nubwo ubushobozi bwo kuvuza umwana buzashakishwa, ukaguru bagaca nubwo atari byiza niko bagaca ariko ari cyo gisubizo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.